Yes, bakunzi ba The Public Sport mwese tubaye ikaze, wowe wakoze subscribe turagushimira cyane, nawe utarayikora nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi ujye ugenda ubibona gatanu kuri gatanu. Twarababwiye ati amakuru y'imikino ni hano kabisa. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, share and comment, ukibuka gukanda akazogera kugira ngo buri kimwe cyose ujye ugenda ugikurikirana gatanu ku kandi. Ntabwo ndi njyenyine kuri uyu munsi ndi kumwe n'umufana wa Rayon Sports ukomeye cyane, benshi baramuzi cyane, reka nawe abibwire abatamuzi, nawe abibwire bwana mufana mukuru, umeze ute? Meze neza cyane, meze neza cyane. Mm. Mfite akanyamuneza, mbyutse ninywera kano kanyobwa kugira ngo imihogo ibe imeze neza cyane. ariko tuvugana nimugoroba numvaga n'ubundi vibe ari vibe murimo guturuka hariya mu karere ka Rubavu. Kuvuga ngo twamanutse duhagaze hejuru y'imodoka. Oh yes, Kugira ngo twicayemo twari duhagaze hejuru y'imodoka kuko umunyenga wari wabaye umunyenga. Twari turi kumva iminyenga ibiri. Twumvaga umunyenga w'insinzi, tukumva uw'imodoka. Urumva ibintu byari sawa cyane. Ndatekereza neza mwagiye kuwa gatanu mwarayeyo kugira ngo mukurikirane n'umukino wa mukeba wanyu muri rusange. Ni komedi. Ni komedi tuyisanzwe tuyizi kwa Nyagso. Hari ikinamico rero yabereye mu kibuga niyo twakurikiranye. Ikinamico rero abantu benshi barimo kugenda bavuga ngo uyu mukino wari ikinamico, umukino wahuje ikipe ya APR n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Haravugwamo yuko ibintu byinshi byagiye bitegurwa, uriya mukino wateguwe ku rwego rwo hejuru hagati yo mu kibuga no hanze y'ikibuga. Uriya mukino wowe nk'umufana nabashe gutera akajisho, wari uri mu bafana bakuru bari barimo kwanima abafana b'ikipe ya Rayon Sports, barimo gufana ikipe ya Rutsiro. Ni ibintu tutari dusanzwe tuzi cyane ko mwafana ikipe ya Rutsiro. Nta nubwo twari tuzi ko abafana b'ikipe ya Rayon Sports bagenda ari benshi, bajya mu karere ka Rubavu ari benshi ku munsi wo kuwa gatandatu. Biriya bintu mwabitekereje gute? Ni ukuvuga ngo twewe wundi turategura. Twewe turategura, niba diveriseri arakina uyu munsi tuzakina ejo. Uwo munsi turarayo. Tukagenda tugategura ibintu byacu neza, tukabishyira ku murongo cyane. Kuri uriya mujyi hari n'umujyi wo kuryoshya, kuwa gatanu aba ari Friday. Tukajya ku mazi twahava tukaza ku kibuga. Urumva rero kuba diveriseri yari bukine, natwe turakina umunsi ukurikiyeho, twagomba kuza guhabya diveriseri. Okay, twihuse cyane rero, mbwira ijoro ryo kuwa gatanu kwanza, kubera ko wari uri kumwe n'abafana nka ba Sarupongo. Nabonye amavideo yanyu murimo kugenda mwiminamo ibintu rwose birebire, ya macupa maremare nka DJ Pius, ba Sarupongo, like nka Rujugiro mwari muri kumwe narababonye. Ijoro ryanyu ryo kuwa gatanu ryari rimeze gute hariya mu karere ka Rubavu? Byari uburyohe kuko bariya nabo urabizi ntabwo bajya bataha iyo match irangiye. Bagomba gutegereza umukeba. Ariko buri iyo match irangiye, inyuma y'ikibuga tuba turi abavandimwe, biba ari ibisanzwe. Muba muri abavandimwe. Ariko iyo turi kuri tere ibintu aba ari ibindi bintu. Match rero ya APR twari tuyirimo, buriya twari abareyo benshi cyane. Mwari abareyo benshi kabisa, bari bihariye igice kinini cya stade. Ntabwo ushobora kugenda wambaye jezi ya Rayon Sports. Ugenda wambaye bisanzwe, ariko ijezi nyine uyambarira imbere y'ishati. Narababonye ngewe rwose kabisa. Akajyamo icya kabiri ubona agaferi yarangiye, ishati tuyikuraho. Bya kote amashati muyakuramo. Ubwo rero twabonye APR itangiye kurambikamo ibitego. Umuntu atari gusobanukirwa, bimeze nka komedi cyangwa ikinamico. Ibitego bitavuzweho rumwe cyane. N'ubundi match yarangiye, bari gukina yarangiye. Nubwo twifata ku munwa nyine birarangira. Nyuma y'umukino w'ikipe ya Rutsiro imaze gukubitwa ibitego 5, bamwe mu bafana b'ikipe ya APR baraye n'ubundi nabo mu karere ka Rubavu kugira ngo bashyigikire ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo, ku munsi wo ku cyumweru, umunsi w'Imana, umunsi mutagatifu. Ikipe ya Rayon Sports yari ikiniyeho nayo nk'ikipe y'Imana nk'uko mubyumva, nk'uko mujya muyita.
ku munsi w'ejo mbere ya mace, sobanurira abanyarwanda uko umujyi wa Rubavu wari umeze, uko byari byifashe muri rusange. Ubundi Rayon aho yakandagiye, yego, buri wese amenya icyabaye, nta Rayon nta cyabaye, urumva. yego, tugikandagira Rubavu umujyi waratigise, umujyi waratigise, abantu bose baravuga ati umureyo akandagiye mu mujyi. ejo mu gitondo imodoka hafi 25 zari ngewe nazije inyuma amakwasiteri menshi, za ritiko nyinshi zari zaje gushyigikira ikipe ya Rayon Sports zirimo abafana, zakandagiye Rubavu, umujyi barawuzimya, wamanukaga za Brasserie ukamanuka ku mazi ukazenguruka mu nkengero zose z'umujyi, wasangaga umuntu wambaye jezi ya Rayon Sports arimo atembera. Mbega abantu b'i Rubavu mu bwiza ukuri baracuruje, ariko ngo mubasigiye amafaranga, umva tubasigiye ikintu bita amafaranga, basigiye amafaranga kabisa. Murera iyo iri mu bihe byiza abantu bose barirekura, hamwe twagiye tugeraho tugasanga ibintu byashize, ahubwo abanyarubavu bajya bategura cyane, bashaka ibintu byinshi kuko rero n'ikimaranzara. Twari twamanutse rero rwose twiteguye insinzi, cyane ko twari tumaze ko APR imaze gutsinda, imaze kwicara ku ntebe yacu. Twagomba kumanuka turi benshi tukahabya diversaire ku buryo twongera tugataha intebe yacu tuyishubije, kandi koko byarabaye. Ni mu mikino ibiri uwitwa Rwaka Claude amaze gutoza, ni imikino ibiri ya shampiyona. Umukino ubanza yatoje ari we mutoza mukuru yarawutsinze, wakiniwe mu karere ka Ngoma. Umukino yakiniye mu karere ka Huye, umukino wabaye inshuro ebyiri n'ikipe ya Mukura Victory Sport mu gikombe cy'amahoro, bikaza kunganya 1-1. Ni umukino wari utahiwe w'ikipe ya Etincelle, nyamara byaravugwaga cyane yuko ikipe ya Etincelle yateguwe ku rwego rwo hejuru. Bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sports bari barangajwe imbere n'uwitwa Claude Mushimire, niwe wari utahiwe kuri uriya mukino, kubera ko muri Rayon Sports hari ibyo mugira byo kuvuga ngo uyu mukino uzategurwa n'uyu, umukino uzategurwa n'uyu. Claude Mushimire niwe wari utahiwe kugira ngo ategure uriya mukino w'ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Rayon Sports. Mu by'ukuri mukigera mu karere ka Rubavu, mukimara kubona 11 babanjemo, mwahise mwibaza iki kuri Rwaka Claude nk'abafana? Ku ruhande rwanyu mwebwe mwibajije iki? Kabone ko mwari mumanukanye intsinzi imwe mwakuye mu karere ka Rubavu, ndetse no kunganya kumwe mwakuye mu karere ka Huye, inshuro 3 musohoka, mwebwe muwamubona bimeze bite? Ni ukuvuga ngo Rwaka Claude ugiye kureba uriya mutoza, ntabwo ari ukuvuga ngo yatozaga abagore gusa, kandi koko yaranabatoje, abahesha ibikombe. Njye mbona nk'uko mubivuga, ikipe rero ni nk'indi. Niba uzi gutoza abagore n'abagabo ugomba kubatoza, kandi imikino amaze gutoza ntabwo twumvikana neza. Reka tugendane neza. Ikipe y'abagore ntiyayihesheje igikombe, ntubyemera? Ntabwo ari kimwe n'ibikombe 3, ibikombe 3. Ntubyemera se? Ndabyemera. Ubwo rero nibyo agiye gukora no muri Rayon Sports y'abagabo, agiye kuza aterura ibikombe 2 akinjiramo, yarabigaragaje. Ayo ni amagambo yanyu nk'abafana nyine, ariko ntabwo ari amagambo yacu nk'abafana. Tujye tuvuga realite z'umupira. Ibikorwa birivugira. Kuva yafata ikipe yari yatsindwa? Ntabwo yari yatsindwa. Icyo ni icya mbere. Yego. Icya kabiri, Mukura twanganyirije Ihuye igitego 1-1. Byari ngombwa yuko muyikubita mpaka. Igiye kuza hano Nyarugenge, yakaniye buri mukinnyi baramukubita inote ya 400 gukuramo ikipe ya Rayon Sports, buri mukinnyi. Reka mbanze nkubwire, witwa Olivier Nduhungirehe, uramuzi wowe? Prime yashyizeho na Etincelle yari yakaniye. Umutoza yaje yambaye isuti, bamukubise icya mbere ibipesi arabifungura, bamukubise icya kabiri isuti ayikuramo ayifata mu ntoki. Aravuga ati none uyu mutoza ko akubitwaga kuri kote. Ariko yari yamaze kuvuga yuko ari umufana mukuru w'akadasohoka w'ikipe ya APR. Yaraje kubafasha, yaraje kubaha umusada, ariko umusada yaje gutanga, yasanze noneho abandi bazanye amakompra aremereye yamurenze. Twizamukira rero, tubwire 11 mukimara kubabona mwahise muvuga mute iyi kipe ishobora
ishobora guturuka mu karere ka Huye ka Rubavu itwaye amanota 3 cyangwa se irayasiga ahangaha, kubera ko ubwo Rayon Sport yaherukaga gukinira mu karere ka Rubavu yari yakinnye n'ikipe ya Marine Football Club. Ni umukino utaravuzweho byinshi, bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport barahagaritswe. Ni nawo mukino witwa Robertinho Concalves de Carume yahagarikiwemo by'amezi 2, bivuze yuko bashyize iherezo kuri sezo yiwe muri Rayon Sport. Nurumva nyine ni urugendo rutari rwiza mu karere ka Rubavu ku bakinnyi cyangwa se no ku batoza muri rusange. Mwebwe ku munsi w'ejo mwumvishe mumeze mute nk'abafana? Ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport ahigeze ubu ngubu, yego, ntago bagombera ngo bazane abakinnyi b'ibitangaza. Izina Rayon Sport ryo ryonyine ritera umupira. Izina Rayon Sport, reka nk'urugero, yamanutse i Huye idafite Nsabimana Aimable, itera umupira. Yego, imanuka i Huye idafite Kadime Ndiaye, itera umupira. Yamanutse Ingoma idafite Bugingo Hakimu, umupira irawutera. Oya, i Huye yarakinnye Bugingo Hakimu, Bugingo Hakimu yarakinnye i Huye, ahubwo hatakinnye ni Ingoma. Ingoma noneho ntiyawuteye, ntihaburagamo abakinnyi 3 babanza mu kibuga. Ku munsi w'ejo Ombolenga Fitina yari ari hanze. Serumogo hari Omar titirere, Serumogo yinjira mu kibuga, umupira yateye warawubonye? Narawubonye. Nsabimana Aimable na Youssou Diagne bari hanze. Kabange, wabonye umupira yateye? Kabange ni umukinnyi mwiza, nuko niyo wazana Petit Messi wawe ni Petit Score akasigaye abahe, ukamushyira kuri atake, igitego wabibona. Ukinjira muri Rayon wambaye jezi ya Rayon Sport, ubu ubaye mu professionnel. Ushatse kuvuga yuko ikipe ya Rayon Sport, ushatse kuvuga rero yuko ikipe ya Rayon Sport, urugero naguha, babonye Foro Nganya avunitse, baravuga bati noneho ibya Rayon Sport birarangiye. Bati noneho karabaye igiye ku mwanya wa 8. Urumva, haza uwitwa Biramahira Bedi, ntabwo yaje ari umwataka. Biramahira Bedi, Robert Nyaramureba aravuga ati wowe genda bizi ko wowe watsinda ibitego, jya kuri atake. Amaze gutsinda bingahe? Maze gutsinda ibitego, ndaza kureba neza muri statistique ziwe, ariko ari hejuru y'ibitego 5 ubu tuvugana. Wemera ko ari umwataka se hano mu Rwanda cyangwa ntago byemera? Robertinho yamugize ishanyarazi. Oya, insubiza. Wemera ko Biramahira Bedi ari umwataka cyangwa ntago byemera? Ntago ari umwataka. Ugendeye kuki? Ntago ari umwataka, ubundi akina role akina role nyine, ubundi mu mimerere ye kandi ari gukina kuri ataka, ari gutsinda ibitego. Ni gute uvuga mu mimerere ye, mu mimerere ye ubundi bamuzanye ari umukinnyi uzajya uca ku ruhande. Ni gute igihugu cy'ubwo nta mwataka? Ahubwo Rayon Sport yigirira Imana. Rayon Sport yigirira Imana, nk'uko mujya mubivuga ngo Rayon Sport ni ikipe y'Imana. Nibyo koko bazanye Biramahira Bedi. Mbanze ngira umutoza w'Amavubi, mubwire mugenera ubutumwa. Umutoza w'Amavubi, reka mbanze mu butumwa. Tumaze gukina imikino myinshi hano, ikipe y'Amavubi itabona igitego. Yabishyizemo Banshuti Innocent, babishyizemo mu mikino, baruboneka Jean Bosco babishyizemo, Kwizera Georgia yagishyizemo ubwashize, ejo bundi yagishyizemo. Ni umwataka se? Kwizera Georgia akina system offensive, ni system offensive, ntago ari umwataka. Tuvuga umwataka, tuvuga nimero 9 utera mwiza, typical number 9 Nshuti Innocent, ubushobozi afite ntago bwatsinda igitego mu ikipe. Oya, umukinnyi ukina muri Amerika, imikino amaze gukina hano amaze gutsinda ibitego. Wenda vuga nko mu mikino 3 amaze gutsinda mu bingahe? Ariko wibuke yuko yakinnye n'abadefanseri bakomeye, reka njyewe banze mbwira umutoza w'Amavubi, mugenera ubutumwa, aze areba inyenyeri iri kumurikira rubanda. Uwo bamwita Biramahira Bedi, amufata amushyire kuri ataka imikino 2 n'aba ataratsinda ibitego 2. None fata Abedi umugereranye na Sheikh Djibril Watara.
ugiye kureba Sheikh Djibril Ouattara ntabwo navuga ngo ni umukinnyi mubi, ni umukinnyi uzi umupira ugereranije wenda n'amakipe akomeye wenda yagiye akinamo, ukagereranya n'uko uri kumubona ubu ngubu mu kibuga, kuko umukinnyi niba aje akaba amaze gutsinda ibitego biri hejuru ya 5, ubwo abantu baba bavuga ngo atsinda iby'imitwe, atsinda amapenaliti, arega penaliti buriya utari umwataka uzi gutsinda bayiguhaye wayihusha. Ndamwemera ko Ouattara ni umwataka pe, ni umwataka yego, ariko icyo warumbajije ngo mugereranye na bagereranye kubera ko ubu ngubu nibo bakurikiye, nibo bari imbere kuri ba rutahizamu. icyo navuga Ouattara azi umupira pe, reka mugire uwa mbere, ariko nimero imukurikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Biramahire Abedi, kandi impamvu Biramahire Abedi aba nimero 2 ntabwo yakinnye sezo yose, nawe atangiye phase retour, atangiye phase retour. Yego nibyo, bose batangiye phase retour ubwo iyi merikato yabaga. Niba rero Abedi nawe amaze gutsinda ibitego bigera nko muri 4 cyangwa bingahe, nta mapenalite bigeze bamuha. Oya, nta penaliti aratsinda. Ugiye nko kubaransinga ushobora gusanga ubushobozi mu gutsinda ibitego banganya. Niyo mpamvu mubwira ko Biramahire Abedi ari umwataka wakabaye akinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Twabonye ikipe ya Rayon Sports ikimara gutsinda igitego kimwe ikipe ya Etincelle. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports twabonye ubakurikira muri vestiaire, niki bavuze, niki babwiye abakinnyi, n'ubuhe butumwa batanze ku bakinnyi? Tangariza abanyarwanda. Twabonye ubakurikira kamera, ndabakurikira kamera zanjye, nanjye nari mbakurikiye. Bari abasaza ni abanyabwenge cyane. Hari yari ntuza, yari Gacinya na Twagirayezu Stade. Ubakurikira inyuma we na Rwarutabura nababonye. Twese turi ahantu hose. Abasaza bababwiye bati kubera ko babonaga yuko igitego cyo cyagezemo, bababwiye bati ikipe twamaze kubona ko tuyirusha ubushobozi, kuko n'imibare mu kibuga wabona ko Rayon Sports iri hejuru. Yego yatatse kenshi, ariko igice cya kabiri kijya kurangira ikipe ya Rayon Sports bari bayihejeje umwuka. Komeza bababwiye bati umupira turimo turawutambaza neza, ritime mufite niyo ngiyo. Yego, mugerageze gukina neza, musigasire ibyagezweho. Ku meza hari akantu kabategereje, n'iryo jambo bavuze. Ati amafaranga twayazanye, ati ku meza hari akantu kabategereje. Umutoza arangije abwira Biramahire Abedi ati wowe wigira presiyo, tuza uturishe baro utsinde ibitego. Ati nje yamuhaye icyizere, aramubwira ati ndimo ndabona mu maguru yawe ibitego bigera muri 3. Ayo namwe mu magambo bamwe mu batoza ndetse n'abayobozi bagiye bagenera bamwe mu bakinnyi bari barimo gukina iriya match. Ese abafana, abayobozi, abakinnyi bo bakimara kumva iyo message bareactinze gute? Babyumvishe gute? Kubera ko twabonye indi sura itandukanye niyo twabonye mu gice cya mbere. Muhire Keve we yaganirije abakinnyi arababwira ati murabizi ko iyi kipe ya Etincelle igice cya mbere igitangirira week, ariko kuba twayibonyemo igitego turabizi neza ko igice cya kabiri igiye kuza yataka. Yego, ati icyo tugiye gukora, tugiye gushaka uburyo tuboroka hagati tuharinde neza, hanyuma abadefanseri mujye mukipinga imipira yose ije inyuma muhite muyigarura imbere, hanyuma tugerageze turinde ubushobozi bw'ibyo twakoreye natwe turayitahana. Nuko bahise bagaruka mu kibuga. Umukino ukimara kurangira ibitego bibaye 2-1, twaje kubona umujyi wa Rubavu musa naho muwufashe muwugira iwanyu. Bamwe mu banyamakuru, abayobozi, mubwira akantu gatoya kabayemo. Umuntu witwa Rujugiro ndamusuhuza cyane. Rujugiro ariko mwamukoreye ibintu. Yari yicaye ahantu asa n'uwitsimbye. Icya mbere cyagiyemo ariyumanganya, ariko icya kabiri cyagiyemo mbona amarira atangiye kuzenga mu maso, aranagwa. Bamwe mu bareyo mbona bari yihangana, rega igikombe ni cya Rayon Sports.